igihe bambesha ngo ugiye i Buganda bataye ubutinde ndararuka njye Buganda ndararuka ubundi bari baragiye ko iminsi yose yari ishize ntabwo mani nyikorera hano nkorera iyo muri Amerika mani Amerika nyise nicyo tu numva ibintu bigenda hejuru ariko ibintu hari iki nawe sabigiyemo ubwo nyine ni njyewe mani ubugiye wa mugabo kukibeshye je buri twasangiraga inzoga none ngusigaye ugenda muri biriya bintu by'indege kandi siko bigendamo abazungu gusa urabeshye wa mugabo nyumvira mani meruka cyagihe buryo ubona dusangira urwagwa ibintu byaje guhinduka mani noneho n'ikimenyimenyi uzi ko ibintu byanjye bisigaye ari automatique baba nyumvira yeze ntago bizi mani ibintu byanjye bari automatique indege iraza hejuru ntabwo ari ngombwa ngo iparike iraza ibintu igahita bimanura hasi nkahita mbifata ahubwo wembo mbona ibintu uvuga utabizi ukumeruka burya mwa ahubwo se mbona mwari babiri mwari mugiye hehe mwa shambu no mugabo abakire se shawa mwamenye ubu ngubu twe twigira akagoroba k'abagabo ubu ngubu twe tugiye guhura hari n'abandi twe twahamagaranye niyo mpamvu twe turi kugenda gutya nyine ariko ubu ngubu rwose mwebwe se ko mwaragezeyo twebwe niyo tubonye n'ijana tujya gusangira aho hafi aho ngaho mu kagoroba k'abagabo tuvuga ibintu by'abagabo hari ikibazo se niba ari akagoroba k'abagabo ubundi tugende namwe nyine mbiyungeho nta kibazo hari icyo byabitwaye kibazo umuntu w'umukire nkawe urumva tutaranywa ahubwo tuganasana puntu wese ko nabagura amafaranga njye mba mfite ni menshi twaba twarakoze iko nararuka njye Buganda bajyaga bambwira babavayo bazana ibara nagatara bacanye ku manywa ya Ruka Buganda uko mubizi bagabo rero tuyagurira hano nyine mu kagoroba k'abagabo n'ubu ngubu noneho twaje dufite n'indi nshuti nshyashya tukikavuye mu bihugu byo hanze ngo ibyo birabyaje ariko ntabwiye ko ratubwira twese nta kibazo nari nabonye mwana ataje Sikari umugore wanjye mpamagaye ubu ni ibintu byiza agiye kumbwira gusa ndabizi mwebwe reka mushireho parere niyumvire gusa Karame sheri gufata kamwe n'abandi bagabo tubizi yaba ako narumiwe koko wavuye mu rugo ko cy'umwana none ugiye no kunywa ibyo bigage cyakora ibyo ukora byose wibuke no kuzigama buje dore ntacyo dufite cyo gucana no ngo iki igikoma cy'abana ntabwo rero umuntu w'umugabo mu nzira anyira telefone ashyira munsi y'umukandagi guhamagara umugore ubu yibeshye aya ni umukire buriya n'umugabo yari yatije se ariko we ntasigaye agenda afashe n'abantu mu nzira rero umukire wasanga yanakwibeshya umukire ntabwo yatubeshye ngo ntabwo ariko ongeraho nyine bya bintu ntabwo yatubeshye umukire tukiri kuri ibyo ngibyo umubwire nyine bamara baka abazaniye akantu hanyuma nyine muri byiza numva ijambo rwose sada yazirageze Yo ngamaga ngo sabe cyane bamwe yagiye uriya mugabo iyi telefone yitabye nayibonye rwose avuganye nawe n'umugore nyama uragiye kumukubita none se bamuzanye ahubwo bimeze urahazi rero barumani bazinda hazi twatabaye iki kubyaba ari byo tutabare ni n'umutekamutwe bose ntagaragaye ko abagabo b'indashaka tugenda Madame ase iki gihugu kiryamye ngende mba nabyukiye ubu uri mu biki oyabyuka banguka dore nzanira nako gashati
ngiye nta n'icyayi nyweye njye kwishyuza cya kigabo cyaraye kinywereye ikigage. ishati yakira ariko si ubundi muri iki gitondo ugiye kwishyuza umuntu hano. Oya nta kibazo. Ndanite gito ndamugufasha neza. Reka genda mwikubita iki gikofi cyanjye ahita yama neza ahubwo abe yayararanya ahubwo. Umugore ndabonana nawe noneho ndabonana nawe uno munsi ndabonana nawe. Madamu irava kinguruze nta soni uransebya mu bantu b'abagabo. Kingura ubundi tunavuga muri hanze wowe abagabo kansebya mu bantu b'abagabo uziko n'abandi abagore b'iki gihe n'ibya kigabo kirambona ndakica n'amafaranga yanjye. Mwabaga mwiko muri n'ibibando murajya he? Sha tureke bamureze. Ngubu ngiye maze kubabara amana. Maze gupfundura inzoga umugabo arancika. Urumva agiye kubita umugore hari. Ni ukuvuga ngo uretse nkwereke. Ke tugiye guhana hano mutu. Ntumwe kari wa mugabo hano hirya wanywereye ikigage kananirwa kunyishyura. Nawe se kwate bagende. igihe nakubwire abagore ubu naguca paradisi. Mwera mugabo. Urabye cyane. Ni iki se?